Kanongere mbaha ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze anachnu chrochim lilochot hayom. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba abantu nakubwiye ko nzakuzanira bakajya bakubwira noneho ko ubwoko bw'Imana ari abirabura bidasubirwaho. Abantu mukomeze mubihakana, mukomeze mumbaza ibibazo byinshi cyane. Reka tujye tubyinjiremo. Hari n'uwo nabonye umbaza ati ese wemera Bibiliya? Mu mwanya ndaje musubize. Mbanze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bakunda kwita Kristo. Nkuko maze kukubwira, tugiye kureba ubwoko bw'Imana kuko tugomba kumenya uko kuri twahishwe kera na kare kukatubatura. Mbere yo kwinjiramo rero mbanze mbashimire, mbikuye ku mutima bakomeje kwiyandikisha muri benshi cyane. Subscribe nawe utariyandikisha, kanda aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Ubu uyu munsi noneho ngira ngo ugiye gutangira kureba ko aho abantu benshi bari cyane cyane abanyafrika bakiri kure nk'imyaka 150 niba bo bakiri mu byo kujya impaka ku bya Bibiliya, uretse wumve aha abandi bageze. Uwambajije rero niba nemera Bibiliya, reka musubize gutya. Mu ma video 500 maze gukora, ndibaza wenda yanditsemo ati Bibiliya gusa yabona icyo mvuga kuri Bibiliya nicyo nyitekerezaho, kuko nzi ko harimo ibisubizo byinshi kuri ibyo bibazo yibaza niba nemera Bibiliya. Ahubwo nkahita ngira nti mwebwe bantu nabwiye nti musome Bibiliya, mugeze he musoma Bibiliya? Ngiye nakubwira ko ndi kuyisoma ngeze ku gitabo cya Zaburi. Hamwe aho nsoma Zaburi 77 niho ngeze. Aho ngaho naho nyisoma ubwanjye ngenyine ku nshuro ya 4. Noneho aho nyisomera n'abandi naho tugeze ku gitabo cy'umuhanuzi Mika. Turangije Yona niyo turangije, twinjiye muri Mika. Ubundi tukabandanya duhita tugana ku isezerano rishya. Urumva ko nyisoma kabiri, hari ku bwanjye, nkongera nkanayisoma n'abandi bantu turi kumwe. Aho niho tugeze. Ubundi nayisomye nanone inshuro izo byibuze 2 zuzuye, narayirangije ndayisoma. Wa muntu rero wambazaga niba nemera Bibiliya, ndibaza abonye igisubizo. Ngaho rero kanda like kugira ngo twinjiremo wumve ibyo umuntu mbazaniye agiye kubabwira. Umuntu mbazaniye yitwa Dana, akomoka Chicago, ariko bakaba baramumenesheje kubera ukuri agenda ashyira hanze. Yavuye Chicago ajya Atlanta arahava. Ubu ngubu akaba ari kuvuga ati ndahantu nubwo ndi hafi ya Atlanta, ahantu ntashobora kuvuga ubu ngubu, ariko tuzi neza ko bamumenesha. Kanze rero tuganire ibyo ari kubabwira. Numwe mu batangiye kubivuga kera, ariko ntago ari we wa mbere waje hanze nk'umuzungu kugira ngo avuge ukuri. Hari n'abandi bamubanjirije, abenshi nzagenda nzana kugira ngo noneho namwe mumenye ukuri kwa bature. Kwa kuri Kristo yababwiraga ngo kuzabature, yababwiraga ngo muzamenye muri kuko Kristo yarebaga ibizaba kera mu nzagihe. Reka twinjiremo tubirebero. Kanda aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku benshi cyane. Ntacyo bigusaba, ni ugukanda aho like gusa kugira kuko nimba ukunda ukuri kugere ku bandi. Wibuke, niba nta kuri muri weho, ntago uzigera ubona Imana. Shaka Imana, kunda ukuri, usangize abantu ukuri, kuko niba nta kuri muri weho, ntuzigera ubona Imana na rimwe, ibyo byibagirwe. Hey, this is your brother Dana, and I'm coming to you from that place in one love. You know, my white evangelical, conservative, Republican, Christian, Trump-loving family members, we've always been taught that our nation is blessed because our God has entrusted us with his glorious gospel of Jesus Christ. To take this gospel and the privilege that we've been given to do so across the globe. Dana hano akavuga rero ati bene wacu b'abazungu, muzi neza ko twabeshywe kera na kare ko Imana yacu ngo yaduhaye ivanjiri, ngo ivanjiri noneho tugende tuyamamaze hirya no hino ku isi, ariko ibyo ni ibinyoma batubeshye. Reka tuze tubirebe. In fact,
it was also okay for us, because of God's will, that we would enslave our black brothers and sisters, and through that slavery, they would get the privilege of coming to know this precious gospel of our white Jesus Christ. ngo mu by'ukuri twahawe n'umugisha wo gushyira mu bucakara abavandimwe bacu, yaba abirabura b'abagore cyangwa abagabo b'abavandimwe bacu, kugira ngo tubashyire mu bucakara, noneho ngo bazagire uwo mugisha nabo wo kubona ivanjiri, ngo tubihawe n'ubuntu bw'Imana yacu ngo yaduhaye, kugira ngo abirabura nabo tuzabashyire mu bucakara, noneho bazagira umugisha wo kubona ijambo ry'Imana nabo ribagereho. And the religion of our white supremacist privileged ways. Well, family, be ready. I'm about to pop that bubble. Byongeye kandi tubaha n'idini, iryo dini kugira ngo noneho nazo rizaba bature, ariko reka nze nkwereke icyo gipirizo, reka nze ngituritse noneho turebe uko bimeze. Romans chapter 11 verse 12, it says, but in their transgression, there the true chosen people of the Most High God. So it was in their transgression, that means riches for the world. It was their loss that meant riches for the Gentile. Ariko reka twinjire mu Roma 11:12 urebe ibi bintu. Nukubera ibicumuro byabo byatumye bata ibyiza bari bafite, nta kindi cyabiteye usibye ibicumuro byabo, kugira ahubwo ngo natwe tubone ako gakiza kabo twebwe abanyamahanga, abazungu nyine. Nibyo akubwira. See, we became rich off the backs of our black brothers and sisters. The world became rich off the backs of the free labor of our black brothers and sisters for over 400 years. Kumbi twakijijwe n'imiruho yaba birabura, tukaba tubakandamije imyaka irenga 400 kubera ibicumuro byabo. Iyo badacumura ntago tuba twarakize. Twakize kubera ko bacumuriye Imana yabo, none tukaba tubashyize mu bucakara imyaka irenga 400. Us Gentiles weren't favored. We just became rich off the loss and the transgression of the true chosen people of the Most High God, our black brothers and sisters. Ntabwo twigeze tuba batoni, ntabwo twabaye batoni ku Mana, ahubwo ibi byose twabihawe nuko bacumira Imana yabo y'Uwiteka. Ababirabura, abagore n'abagabo, nuko bacumuye ku Mana yabo, twebwe nta butoni na bumwe twigeze tugira ku Mana. And then I got to finish off with Romans 11:11. Because of their transgression, not because we are favored, not because we are a race and color of people that can be entrusted with the precious things of God. Nah. Because of their transgression. Oya, reka nonze nkurangirize n'Abaroma 11:11. Ntabwo twigeze tuba batoni ku Mana. Ibintu byiza by'Imana ntabwo twari kubigeraho, no, ntibishoboka. Ahubwo nukubera ibicumuro byabo nibyo byatumye baraho bari uyu munsi. No, ntabwo twagize ubutoni ku Mana, no. Salvation comes to us, which means we did not bring them salvation. We brought them a white savior named Jesus Christ and a religion called Christianity, created to solidify white supremacy and sustain white privilege. No, ntabwo twegeze tubaha agakiza tubashyira agakiza, ahubwo agakiza nibo tugakesha kubera ibyaha byabo. Twebwe icyo twakoze, twabahaye bita ngo Yesu Kristo w'umuzungu, none turangije tubagerekeraho n'idini ryitwa Christianity. Nicyo kintu twabahaye, naho ubundi nta gakiza twabahaye, ahubwo agakiza kabavuyeho kubera ibicumuro byabo. But according to Jeremiah 16:19,
all of that from our forefathers is lies. Lies of vanity and lies that will profit us not in this now time of hardship and chaos. Muri iki gihe rero ibyo twakoze byose ibinyoma byose twabeshye nta kintu na kimwe bizatumarira nkuko tubisoma muri Yeremiya 16:19. Ibyo abakurambere bacu ba data batubeshye ibiki byose batubeshye muri iki gihe gikomeye nk'iki ibyo binyoma byose twabeshye nta kintu na kimwe bizatumarira. So white family, riches came to us through our black brothers and sisters, and salvation has now come to us through our black brothers and sisters. Bazungu bene wacu agakiza katujeho kavuye kubirabura ntago ari twe twahayishije abirabura agakiza. Ibihe bikomeye bazungu bene wacu muryango wacu w'abazungu agakiza ntago twagahaye abirabura ahubwo twakabonye kavuye kubirabura kandi bibuke kubera iki kubera gutegeka kwa 2:28 ibyo nibyo ndi kongeraho bose barabizi niyo mpamvu bamumenesheje baramuhiga baramuhigira baramuca ariko yanze kuva kwizima ngazakomeza vuga ukuri ni benshi kandi bahari nzagenda mbazana noneho bamwe bari kubaza ngo wemera Bibiliya nk'ibi bintu urumva aho ibi bintu biri naho bari kuvuga bya Bibiliya abandi bari ku bwoko bwe baravuga bati dore twemeye kuvuga ukuri. Ubwo rero niyo abantu bakomeza kuguma mwiza bwonka ari ryo bakunda kugumamo ni mugumemo ariko urumva ko aho ibintu bigeze narabibabwiraga mukabihakana niyo mpamvu navuze ni abantu nibo bakomeje kubihakana kandi ukuri kugomba kujya hanze. Reka mbazanire abantu wenda bababwira bakumva kuko burya ngo iyo umuzungu avuze umwirabura arumva kandi ngo ushaka guhisha umwirabura ashyira mu gitabo. Igitabo rero bashyizemo bababwiye barangije babasobanurira uko kitari ariyo Bibiliya niyo bakoreshe kugira ngo ukore uyoza bwonko bayivugishije ibintu bihabanye kure n'ukuri kuko ubwoko bw'Imana n'abirabura ugomba gutangira ko ukuri ubwoko bw'Imana ari abirabura wamara kumenya ibyo none ukinjira muri iyo Bibiliya ukayisoma ufite imyumvire ya nyayo atari ibinyoma bakubeshye. As they awaken and recognize that they are the true chosen people, the true Hebrews of the Bible. And those who bless his children will be blessed. And those who are racist against them, hate them, and curse them will be cursed. Nkuko rero bari kugenda babyuka bakanguka bakamenya ko ari bo bwoko bw'Imana barabimenye muri iki gihe rero uzakomeza kubakorera ivangura ruhu racism cyangwa se uzabavuma uwo ni ugiye kuvumwa n'Imana yabo. Urabyumva rero akubwira kuburiye bari kubyuka twamaze gukanguka twamenye ko turi ubwoko bw'Imana. Urumva muri za Afrika cyane cyane mu Rwanda abankurikira nibo mvuga cyane urabona ibyo babanyandikira bambaza ngo bize gute na gute. Dana hano arakubwira ati barakangutse biranditse ko twari kuzakanguka tukamenya abo turi bo akaba ari bwo ibihe byanyuma bizaza. Marabikubwira niyo mpamvu ira ntambara ya Iran na Israel irimo n'ibindi byenda nabyo biri ku ruhande tuzagenda tuvugana ko bino bintu n'uruvangitirane rukomeye cyane. Wibuka ko hari ubuhanuzi bubiri, hari ubuhanuzi bwa Satani hakaba n'ubuhanuzi bw'Imana. Ubwo buhanuzi rero bwose bugomba kugenda bubangikanye kugira ngo no buzagende buhurire hehe buhurire ku mperuka nyine kuri ya misi ya nyuma ubwo nyine byose bizarangira no Kristo akaza aje kubirangiza. Ariko mu gihe Kristo ataraza bwa buhanuzi bwa Satani aribwo iriya Israel irimo burabandanya noneho n'ubuhanuzi bw'Imana nabwo nyine nkuko tugenda twinjira mu kuri abanyakuri abavuga ukuri abavuga bw'Imana n'ibande abavuga ibintu byagenze neza nabo bafite ubuhanuzi bw'umurongo bari kugenderaho nibwo turi kwinjiramo rero kugira ngo tugende tubibangikanya turebe aho ibintu bizahurira. So unfortunately the last laugh is on you, white family. And this is your brother Dana coming to you from that place in one love. Akarangiza agira ati rero kubw'amahirwe make bazungu bagenzi banjye nimwe mugiye gusekwa bwa nyuma ibyo mwakoreye bano birabura ubwoko bw'Imana nyabwo kubw'amahirwe make nimwe mugiye guhura n'akaga muzasekwa
ni byinshi cyane ntabwo nakwinjiramo ngo nkubwire ukuntu ibintu bizarangira uko bizagenda. Nageze gukora video imwe ndavuga nti Mana, iyo urebye ibintu Imana izakorera aba bantu uko izabishyura umva biteye agahinda ukavuga ati Mana wababariye benshi ntimurabyumva, ariko uko iminsi igenda yicuma nibwo mugiye gutangira mubibona ko bigiye kugenda bigaragarira buri wese ko ubwoko bw'Imana ari abirabura bidashidikanywa. Uyu ni Dana, hari n'abandi nzazana, n'abandi nzayana n'abandi ni benshi. Noneho wenda ibi bizafasha ko abantu bazagenda bakanguka bagacana ku maso bakava mu buyobe bakaza mu gakiza nyagakiza, bakumva neza uko ibintu biteye, bakumva impamvu ziriya ntambara za Iran zirimo, bakumva Amerika, bakumva buriya bwoko bwa Yuda uko buzava hariya, ubwoko 10 buri muri Afrika buzagaragazwa gute. Ibyo ni ibintu tubona biri kugenda byegereza, ariko intambara ya Iran na Israel irasiga byibuze byinshi bigiye hanze. Abo twabanye rero nkambashimiye, mukomeze musome Bibiliya yanyu, wandike mutubwire utugeza aha, nawe wandike udanga itezo cyawe. Ndibaza noneho bamwe bari bajyaga bambaza ngo Bibiliya cyangwa se ngo ubwoko bw'Imana ngo bumaze iki, nk'umuntu utari watangira guhishurwa cyangwa yumve icyo kumenya ubwoko bw'Imana nyabwo icyo bimaze. Sinzi ikintu nabona namusubiza, ariko navuga nti fata byibuze icyanditswe usome ngo iyo ubwoko bw'Imana buri ku ngoma isi igira amahoro, ariko iyo umubisha ari ku ngoma isi iba mbi. Iyi si ahigana niba abantu batahabona ngo babone ko Kristo wenyine ari uzaza akavana ubutware kuri aba, twe no turi gutekereza no tugeze tuvuge tutwenda iby'ubuhanuzi bwa Iran za Israeli, intambara byose ibyo ngibyo tubirenzaho gato, tureba ubwoko bw'Imana bw'abayuda buzasohoka muri Amerika gute, ubwoko 10 buri muri Afrika buzahishurwa gute, bizagenda gute. Aho naho tugeze. Noneho wa undi uza kunyandikira ngo wemera Bibiliya, urumva ahari, urumva sinzi ko arantu tuzahurira, ariko turagerageza nyine kugira ngo tubabwire kuri bike twamenye, kugira ngo namwe muve mu buyobe muze mu gakiza, noneho agakiza keruye. Abambwira ngo Kristo ngo yarabirangije byose n'ibyo byose, ariko bakubwira ko Kristo ataje gupfira abantu bose kandi ko Imana ifite abantu yanga, byanditse no muri Bibiliya. Ibyo nabyo nzabikwereka. Harimo ababihakana bakahakana bakavuga ibintu akwenda, mbona kwenda ntago bari bagira ubumenyi bugeze aho bashobora kwisobanurirwa ibintu kugira ngo bumve ibintu bimeze, ariko bizagenda biza gahoro natwe twahoze iyo ngiyo kubwa wa mugani w'Imana, uko Imana ivuga iti bari abantu ntimuzabakwene ntimuzafate nabi kuko namwe mwahoze muri imbohe muri Egiputa. Natwe rero twahoze muri ubwo buyobe, twagira ubuntu tuvamo, ariko ya nyanja yacu tukora niba twaramaze kuyambuka, tujye dusubiza amaso inyuma tuvuge tuti Imana warakoze kutuvana mu buyobe ukaduha agakiza. Ndabashimiye rero abo twabanye, Imana ikomeze barinde. Shalom todahaba tov meyod. Ariko nanone ukandeho ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Ndibaza none mutangiye kubona ko bikenewe ko mukandaho kugira ngo abantu babatuke. Wibuke kandi ukuri kubohora imbohe.